nta muririmbyi warwaye covid, kandi ubwo twakomeje gukurikirana no kubungabunga korali kugira ngo he kugira abantu bacogozwa. Twagerageje kubahiriza amabwiriza ya leta uko yateganyaga, uko abantu bagomba kwirinda. Ubwo rero twegera umuntu mu buryo mbese bw'amatsinda kugira ngo korali n'ubundi ye gutatana. Imana yatugiriye neza cyane ko nubwo yenda ntabivuzeho ntangira, yenda navuga ko ku ruhande rwanjye korali Witsemba nyimazemo igihe kuko negezemo muri 92. Hanyuma navuga ko n'igihe cyanjye ahanini icyo kwiyobora cyabaye kirekire ku cyo namaze ndi umuririmbyi, kuko natangiye kwiyobora muri 94. Ubwo nari maze imyaka 2 nyigezemo. Bigaragara ko rero mfite amateka cyane cyane kuri yo. Turabasuhuje abakunzi mwese mukunda kudukurikirana kuri Witsemba Channel. Uyu mwanya navuga ngo Imana ibahe umugisha. Muri kumwe na Ntegerejimana Petahia kuri tekinike. Hanyuma mbere yanyu muri kubona musanzwe mubona ari haciye agahe tutaboherukanye, ariko turamusaba kugira ngo adusuhuze, namara kudusuhuza tumwakire. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimazwe cyane. Imana imuhe umugisha bwo kudusuhuza. Hanyuma nzi neza ko ku isi ariko biri. Yesu yaravuze ngo hari igihe hazaza bamwe bajyamye abandi bari mu kazi. Bivuze ngo ubu hari aho bwije, hari n'aho bukeye. Aho turi hose rero Imana ibane natwe. Nimba bwije ijoro ryiza, nimba bukeye igitondo cyiza, ko isi niko iteye nyine irazenguruka. Twagiranye rero ibiganiro byinshi n'uyu mubyeyi, ko murabona ko akuze, ku bigendanye no kuba ari perezida wa korali Witsemba. Icyo ngiye kuduhuza uyu munsi rero ni ukugira ngo mubaze ibibazo nk'ibyo namwe mwagiye mwibaza, hanyuma tuganire kuri icyo kigendanye na korali, ariko ku bibazo ndagenda mubaza, kandi nzi ko nimubaza namwe ndaba mbabarije, kugira ngo rero uze gutuza kuri kiri kiganiro, cyane cyane nka perezida wa korali. Nawe aho uri waba ufite ikiyoboye, ibyo turaganira byose rero biraza kubonekamo igisubizo, kandi nawe ushobora kubonamo inzira y'uburyo wakora umurimo w'Imana. Njye rero turi kuganira, ndacyari umusore, ariko nitegura kuzabuvamo vuba nko mu myaka 3. Ubwo rero nkaba ngira ngo nawe aho uri witegure invitation yanjye. Yadusuhuje rero, reka tumanze dusenga Imana kugira ngo Imana yemere kubana natwe muri kino kiganiro. Turagushimiye Imana ihoraho, ni wowe waturemye uduha ubuzima. Bivuze ngo no kuba duhumeka ni ku bwawe. Hari byinshi byagambiriye kudukura mu mubiri, ariko Kristo aduhumurije aratubwira ngo tugatinye bayica abantu umubiri gusa, ahubwo dutinye uwica umubiri yarangiza n'ubugingo akaboroha gihonomu. Ni wowe wo gutinywa wenyine mu mibereho yacu yose. Ntago dukwiye gutinya abafite amamodoka n'indege n'amafaranga n'icyubahiro n'amapeti,
ahubwo tugomba gutinya Imana nyir'ibiremwa byose, kuko ari ibifiteho iherezo rya byose. Ndakwinginze ubwo wemeye kuduhuza uyu mwanya, nyemerera iki kiganiro kize kugira imbaraga, kandi imitima yacu yezwe nawe, kugira ngo icyo twavuga cyose gishorewe n'Umwuka Wera kibashe kugira imbaraga mu mitima y'abacyumva. Uyu mwanya, impuguro, ubuhamya, ibyo byose bibashe kutwubaka, kugira ngo umuntu wese ahari ku isi yose amenye ko hari Imana itandukanye n'abantu, amenye ko hari Imana itegeka ibyaremwe byose ikabishyira ku murongo mu gihe cyabyo. Ushimwe ko n'ubwira kabiri ari wowe ubushyiraho, ushimwe ko n'imihindagano ari wowe uyikubitisha, ushimwe ko n'imyuzure ujya uyibamo ukayizana. Ngaho rero nyemerera izuba rivushe mu gihe cyaryo, imvura igushe ku kigero cyayo, kugira ngo tubashe guhembuzwa n'ibyo uduha, kandi ubikorana urukundo byose. Uhimbazwe kubwo kuturinda, kandi umwanya wose turakwiragije ngo ube kumwe natwe, mu izina rya Kristo wadupfiriye. Amen, amen. Nk'uko nari mbivuze rero, iki kiganiro tugiye kugikora twibanda ku bibazo bigendanye na korali. Hanyuma nk'uko twabisanze, uyu ni umuyobozi wa korali Witsemba, ariko si ibanga nanjye turi gukorana iki kiganiro, nanjye niho ndirimba. Ubwo rero bivuze ngo ni umwana na se bari kumwe. Ndagira ngo nongere musabe atubwire amakuru ya Witsemba muri iki gihe turimo dukorana ikiganiro, byibura mu minota nk'itatu atubwire amakuru ya Witsemba. Murakoze cyane, nanjye nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya. Nk'uko mubivuze, hari hatambutse iminsi itari myinshi cyane, ariko nanone itanari mike, aho twari turi kuganira n'abakunzi ba korali Witsemba, cyangwa se ba cano ya Witsemba. N'ubundi kuko mubivuze, abantu bamaze kumenyera kuri izi kamera, kuko ntabwo ari ubwa mbere, yewe si n'ubwa kabiri. Ngira ngo kenshi nakunze kuboneka ahantu tuganira, ariko bitewe n'uko hagenda haboneka abantu bashya, birashoboka ko ari bambonyeho ubwa mbere. Numva rero n'ubundi nabanza kongera kwibwira abantu bashobora kumbona hari ubwa mbere, kugira ngo bamenye ngo mbese uyu muntu ni muntu ki, ninde. Nitwa Ntamugabumwe Etienne, nkaba ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 7, nkaba nkora umurimo w'Imana nk'uko babivuze. Muri korali Witsemba niho ndirimba, ndetse by'umwihariko nkaba nanayoboye iyo korali Witsemba. Rero nkaba ndi mu itorero rya Gasovu ADPR, Paruwase Rundoyi, rikorera mu karere ka Rutsiro, ho mu ntara y'Iburengerazuba, mu murenge wa Ruhango. Ndumva uko biri kose, uko mvuze muti mwatubwira amakuru ya korali. Iyo amakuru ni meza, korali raho irakomeye. Korali irakomeye. Ubu se Abanyarwanda nyine niko tumenyereye, hari igihe umuntu aba yapfushije, mubwira ngo amakuru ati ni meza. Agiye kwa muganga baranamuhetse, amakuru ni meza. None mwebwe abaririmbyi baraseka, mushobora kuvuga muti muri uku kwezi turimo twinjiyemo, Imana yakoze ibirenze, yaraturinze, cyangwa hari n'abadwaye barakira. Amakuru ameze ati? Murakoze. Mu by'ukuri nk'uko mubivuze, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bibaho byose duhore dushima. Ubundi umuntu ari mu isi
nta mahoro yuzuye yabona, ariko kuvuga ko amakuru ya korali Witsemba ari meza nuko nta gikuba gicitse muri korali iraho, turakora umurimo, Imana yakomeje kubana natwe, iratubungabunga rwose ku buryo nyishima. Murabizi ko mu gihe cyatambutse habaye icyorezo cya COVID, abantu baratatana, ndetse habonetse n'abantu bagiye basohoka bagenda bava mu murimo, ariko Imana yakomeje kubungabunga korali haba muri icyo gihe cya COVID. Mbese Imana yakomeje kubungabunga umurimo, kandi rwose na n'ubu Imana ikomeje kugenda idushyigikira. Ni ukuvuga ngo rero umurimo urakomeje muri korali. Ndumva mbese amakuru ntabura kuvuga ko ari meza, nubwo nyine umuntu ari mu isi aba afite mu ntambara, ariko nanone korali iraho. Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana nyine niko rivuga ati no kwikomeza biremewe. Imana itwemerera kwikomeza, haba hari ikibazo umuntu akikomeza. Ubwo rero muti habayeho n'igihe cya COVID, ese mwebwe abaririmbyi banyu uko mugenda mutubwira umubare bagezeho ujya kugera ku 100, nta muririmbyi waba waragwaye COVID? Mwabyitwaye mute, nimba hari cyangwa atarahari? Ariko niki cyababashishije kudasohoka mu murimo w'Imana muri icyo gihe cya COVID, igihe abantu batajyaga mu rusengero, ariko mwe mugakomeza umurimo w'Imana? Murakoze. Uko biri kose iyo ikibazo kije nyine birumvikana, abantu baracyakira. Muri COVID muzi ko hari ibihe bidasanzwe koko, isengero zari zifunze, ariko twagerageje kubahiriza amabwiriza ya leta uko yateganyaga, uko abantu bagomba kwirinda. Ubwo rero nta muririmbyi warwaye COVID, kandi ubwo twakomeje gukurikirana no kubungabunga korali kugira ngo he kugira abantu bacogozwa n'ibyari bibayeho by'icyorezo cyari kije. Kuvuga ngo rero nka korali birumvikana ko twagize uburyo budasanzwe bwo kugenda twegera umuntu mu buryo mbese bw'amatsinda, kugira ngo korali n'ubundi ye gutatana. Habayeho nyine uburyo budasanzwe, ariko bwose Imana yabanye natwe. Nkubwire ko yaba no n'ibijyanye n'amarepetisiyo hakoreshejwe uburyo budasanzwe, yaba ko ibyo bice byose nabibayemo, yaba icyo kuba nayibaye mu rubyiruko no kuba nubatse nabibayemo. Ubwo cyo cyose umuntu agomba kugifata nuko agomba cyo. Rero mu by'ukuri nyine korali Witsemba, kuko abatangiranye nayo barakuze, ndumva ikibazo rwose kubana n'ab'urubyiruko n'abakuze, nta kibazo. Mbese nta kibazo rwose. Usanga ibyo bice byose dufite uko tubihuriza hamwe mu murimo w'Imana, kandi ab'imbaraga bakunganira abatangiye kugenda bagira imbaraga nkeya. Ndavuga yenda se nko mu gihe korali igiye kuririmba nk'ahantu harakenerwa imbaraga zo kwikorera nk'ibyuma, cyane ko aho dukorera ni mu gace k'igiturage, nta mihanda, kandi ivugabutumwa dukora ni ukujya mu misozi. Rero bisaba ko nk'amabafure, moteri, habaho kwikorera ku mutwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ab'imbaraga babasha kwikorera ibyuma biremereye. Noneho afite imbaraga nkeya nk'aho bageze mu zabukuru, yafata nka kitari mu ntoki cyangwa se nka mikorofone. Ni ukuvuga ngo mbese tugenda twunganirana mu buryo nta kibazo,
kandi dushima Imana ko ikomeza kugenda kuko yubaka umurimo ishyiramo abakiri bato bakunganira n'abageze mu zabukuru. Murakoze, ndumva mbese nta kibazo tugira yenda cy'imbogamizi yenda se hashingiwe kuba yenda abantu bari mu kigero gitandukanye. Urebye korali Witsemba twagize umugisha kuko uko muyibona ifite abagabo benshi, ariko buriya bisa nkaho buri mugabo ari kumwe n'umugore we. Bigaragara ko rero ni umugisha kuko mu baririmbyi 95 dufite, ni ukuvuga ngo abagabo dufite abagabo n'ubundi 40 ndetse n'abagore 55. Urumva ko ndetse abagabo bari bashatse kwiyongeraho kuko mwino minsi twaje kugira n'abandi baje kwinjira, turi kugira abagabo bari muri 45. Urumva ko basa nkaho bagiye kungana. Ubwo rero bigaragara ko abagabo dufite ntabwo ari abo ku mashusho gusa, dore ko twebwe korali Witsemba nta nubwo twanabemerera. Ntabwo twakwemera ko umuntu ajya ku mashusho atajya kuvuga ubutumwa, ataraboneka mu mirimo bamubona bari ku mashusho. Ni ukuvuga ngo nta niko tubafite, ntabwo ari abaza kwifotoza ku mashusho, ahubwo ni abaririmbyi ba korali. Yego, ubwo bivuze repetition muba muri kumwe, ahantu hose muba muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma hari abantu badukurikiye kandi umaze igihe uri perezida wa korali, ni iki wabwira abantu kigendanye no kuyobora korali ariko ukumvikana n'abayobozi korali naho korali ikorera? Ko hari igihe usanga umuntu ni perezida ariko mwarimu w'itorero ayoboyeho cyangwa mushumba cyangwa pasiteri ugasanga ntibakorana bitewe n'ibyo batuzuzanyaho, ariko mwebwe nzi ko bitigeze bibaho, akaba ariyo mpamvu mpise mvuga nti mwagira ikintu muganiriza ku bantu bayoboye nka gutyo. Ni icyiciro runaka, ni perezida, ni ayoboye ababyeyi, ayoboye abagabo. Umuntu yakora iki kugira ngo yumvikane nabo bafatanije kuyobora? Murakoze cyane ku icyo kibazo mutubajije. Mu by'ukuri ni ikibazo cyiza, kandi koko nk'abadukurikiye nabo bagira amatsiko yo kumenya ngo mbese iriya korali ko imaze igihe kirekire, kuko hagati yayo n'ubuyobozi yenda se nta bibazo cyane, ko hari amakorali usanga yenda agenda agirana ibibazo n'ubuyobozi bwite bw'itorero, cyangwa se amakimbirane hagati muri yo ugasanga yenda bihagurukije n'ubuyobozi kugira ngo byinjiremo. Ariko Imana yatugiriye neza cyane ko nubwo yenda ntabivuzeho ntangira, yenda navuga ko ku ruhande rwanjye korali Witsemba nyimazemo igihe, kuko negezemo muri 92. Hanyuma navuga ko n'igihe cyanjye ahanini icyo kuyiyobora cyabaye kirekire ku cyo namaze ndi umuririmbyi, kuko natangiye kuyiyobora muri 94. Ubwo nari maze imyaka 2 nyigezemo. Bigaragara ko rero mfite amateka cyane cyane kuri yo, kuko muri icyo gihe cyose nk'umuyobozi wa korali nagiye mbona byinshi. Ndashima Imana ko rero muri icyo gihe cyose gishize ntabwo higeze haboneka amakimbirane muri korali ngo bibe byahagurutse abayobozi ngo baze kudukiza ngo ibintu byacu byabaye nabi. Kandi yaba no ku ruhande rw'ubuyobozi bwite bw'itorero ntabwo twigeze tugirana ikibazo n'ubuyobozi kugeza ubu. Korali Witsemba mbese nukora umurimo w'Imana nta kibazo. Rero turashima Imana ko Imana yagiye iba mu ruhande rwacu. Icyakora ikindi mwabuze muti ese watanga inama yenda se ko badukurikirana, nibyo inama nayitanga. Nk'abagenzi banjye dusangiye umurimo wo kuririmba, inama nabaha cyane cyane
ni ugukunda umurimo kandi bakawukora nk'abifuza kuzabona ubugingo buhoraho. Mbese ntibiba ari ibintu ubona bisa nk'aho byateye muri ino minsi ya none biri nk'amarushanwa, aho korari usanga bavuga ngo twabaye aba mbere, mbese ugasanga biri nk'amarushanwa. Ahubwo gukorera Imana bumva ko bayishakira inyungu, kabone n'ubwo batakwemerwa n'abantu ariko Imana ikabemera. Numva ari cyo kintu gikuru, kuko korari yacu twabayeho igihe kirekire, mbese twumva ari cyo duhatanira, kandi n'ubu nta niyo ntego dufite, kumva ko nubwo abantu batugaya ariko Imana ikatwishimira, biba bihagije. Noneho rero ku bayobozi ba korari, nabona nk'abayoboye amakorari, birumvikana ni ukunganirana, ni ugufashanya. Buriya abantu bajya bakunda kuvuga batari ko se kugira ngo umuntu ayobore korari yenda igihe kirekire, ko tuzi ko amakorari hamwe ibintu byinshi by'intambara, buriya byaba byaratewe n'iki kugira ngo umuntu amare icyo gihe. Kandi koko hari na bagenzi banjye twagiye tuganira, bamwe bakambwira bati rwose tugiye kwegura. Hari n'abagiye begura babona intambara zibabanye nyinshi, ariko ndashima Imana ko yagiye imbashisha. Cyakora ikintu nabonye cy'intwaro ku muntu uyoboye ni ukwihangana no kubabarira, kuko izo ntwaro umuntu yazigendeyeho akagira kwihangana no kubabarira, bituma abasha kuramba mu murimo. Ni ukuvuga ngo tuba tuyoboye abantu batandukanye, birasaba ngo umuntu agire kwihanganira umuntu muri buri rugero, muri buri cyiciro arimo. Ubundi abantu benshi hari abihangana, hari abatagira kwihangana, mbese umuntu afite urugero agiye ariho, bigasaba umuntu n'ubundi amwihanganire, kandi niba hari ikosa ribayeho nabwo umuntu ababarire rwose, ku buryo yumva atarajya gukomeza kwikorera umuntu umutwaro. Rero iyo umuntu agize kwihangana kandi akababarira, ni ukuri bituma umurimo ugenda neza, kandi nawe n'abayoboye bamuha agaciro. Icya mbere, iyo wabihanganiye n'ubundi nabo bumva ko mbese kuko uri umuyobozi wihangana. Ikindi, iyo wagize imbabazi nabwo wabona ko n'ubundi uri umuntu ubabarira, kutari wa muntu mbese ukurikirana akantu kose ahubwo kutunza imbabazi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni muri ubwo buryo nka korari Witsemba twatangiye cyane dukunda gukora ibintu by'imisiri nk'ibyo guhinga ibyati. Twagiye nko mu cyate, rero niba hari utabonetse yagize impamvu ukamwihanganira, mbese ntujye kure ujye gufata ibyemezo biruhije bigoye, mbese ukumva ko yagize impamvu nyine. Iyo umwihanganiye rero ubutaha akaboneka akaza agakora, nawe n'ubundi yumva mbese anezerewe, kuko mu gihe yagize ikibazo wamwihanganiye. Ikindi, hari igihe haboneka yenda nk'ibibazo bya mikoro, yenda ku makorari yenda yaka nk'imisanzu, hakaboneka wa muririmbyi udafite ubushobozi, yenda se ukubona wa musanzu, nabwo ukamwihanganira. Ntuvuge uti ubwo atabonye umusanzu akwiye kuva muri korari, hoya, ukamwihanganira. Ni byinshi bibaho muri korari, hari ibyo kugura amayiniforome, hari igihe umuntu abura yenda ubushobozi, ariko hakabaho kwihanganirana kugira ngo byibura mbese n'ababa